Ni kenshi uzumva umubare munini w'abakobwa uvuga ko bikundira ibyamamare bitandukanye, ahanini ugasanga bikundira imiterere yabo, ijwi ryiza, inseko nziza ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi rero bikaba aribyo byatumye uyu munsi mu kiganiro cyacu Story House igukusanyiriza abagabo 10 cyangwa se abasore 10 b'ibyamamare mu Rwanda bakurura umubare munini cyangwa se bakundwa n'igitsina gore kurusha abandi. Nge nitwa Aniko Ingabiye, nkwaye ikaze muri iki kiganiro. Gusa mbere yuko tujyamo neza, reka nkwibutse gukora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye Story House ikugezaho. Ku mwanya wa 10 ibyamamare Nyarwanda bikundwa n'igitsina gore turasanga Nick Dipons. Nubwo afite umugore we kandi mwiza, Nick nawe n'umugabo ufite inseko ikura abakobwa cyane cyane. Nyuma y'inseko yiwe hiyongera imiterere yiwe ndetse n'ijwi rye biri mu bituma yihundagaza abakunzi benshi b'igitsina gore. Uyu muhanzi akaba n'umukinnyi w'amafilime Ndayizeye Emmanuel uzwi nka Nick, ni umwe mu bahanzi bafite impano nyinshi harimo kubyina gakondo, gukina filime ndetse no kuririmba. Nick atangira umuziki we yatangiye ahanini yibanda ku njyana ya Kinyafurika ariyo Afrobeat, gusa ubu basigaye akora indirimbo z'umudiho w'umwimerere wa Kinyarwanda. Uyu muhanzi akaba afite n'umugore uhanga nawe yibanda kuri gakondo, ndetse akavuga ko muri gahunda bombi bafite ari uko bakora n'indirimbo cyane ko bahuriye no mu itorero rimwe ry'intayoberana. Ku mwanya wa 9 w'ibyamamare Nyarwanda bikundwa n'igitsina gore turasanga Moses, benshi bakunze kwita Motions bitewe n'inzu ikora imideri yiwe. Turahirwa Moses, umusore nyamasheke, abanyarwandakazi benshi bamukundira uburyo ateye ndetse nuko agaragara ku isura, ahanini bakurikiye igikara cye kinoze. Izina Motions rimaze kuba ikimenya bose mu Rwanda no mu mahanga kubera imyambaro myiza cyane ikorerwa muri iyi nzu. Moses akaba ari umunyamideri w'impano kuko atari ibintu byaje vuba, aho nk'ubwana bwe ngo yakundaga gukora utuntu tw'ubukorikori yifashishije ibikoresho yabonaga mu cyaro nk'amakoma, akayakoramo imitako cyangwa se imyambaro, mu gihe abandi babaguriraga imyenda mu maduka. Turahirwa ngo yahitagamo kwidodeshereza ndetse agategeka abadozi uko baza kubigenza. Ibi ngibi bigaragaza ko ibyo akora biri mu maraso yo kuva kera. Naho ku bijyanye n'akandi kazi uyu musore akora ko kumurika imideri, avuga ko ibi ngibi yabyumvanaga abana biganaga mu mashuri yisumbuye bazaga baturutse mu mujyi wa Kigali, maze bikamutera amatsiko yo kubijyamo. Kugeza ubu ngubu Moses ni umunyamideri ukomeye kandi akanayimurika, akaba kandi n'umwe mu banyuze mu kigo cy'abanyamideri cyitwaga Premier Model Agency, iki cyanyuzemo benshi bafite izina rikomeye kugeza ubu ngubu. Nubwo Turahirwa ariko yisanze mu isi y'imideri, mu busanzwe uyu mugabo yari yarize civil engineering cyangwa se ibijyanye n'ubwubatsi mu ishami ry'amazi, ariko ngo ntigeze afata impapuro ngo ajye gusaba akazi k'ibyo yize. Mu mwaka wa 2015 nibwo Moses yinjiye mu by'imideri nk'umwuga, maze yita Motions ndetse atangira kwitabira ibitaramo byo kumurika imideri, nubwo icyo gihe ubushobozi bwari bukiri hasi. Nyuma yo kwerekana imyenda ye muri Kigali Fashion Week, abantu bakunze umwihariko we wo kudakoresha ibitenge byari byarabaye nk'ikita rusange, maze abantu batangira kumugana ubutitsi. Ku mwanya wa 8 w'ibyamamare bikurura igitsina gore kurusha ibindi mu Rwanda turasanga Fred Ryan, wambika benshi mu byamamare Nyarwanda. Uyu nguyu uherutse no gutera rivi umwarabukazi. Ubusanzwe uyu musore yitwa Fred Ndicunguye, akaba amaze imyaka irenga 3 akora akazi ko gucuruza imyambaro itandukanye, inkweto ndetse n'ibindi. Nubwo ariko Fred ni iduka rye bikundwa na benshi kuko agira imyambaro igezweho ku banyarwandakazi bose ko biri, kuko ibyo biza nyuma yo kumukunda kuko ari mwiza bigaragarira amaso, taye ye ndetse na swagaze biri mu bituma bamukunda cyane. Fred Lion yigeze gutangaza ikinyamakuru igiye ko gucuruza yabitangiye kuva kera yiga muri kaminuza mu Bushinwa, ariko akaza kubona ko ari impano ye ndetse kuri ubu akaba abikora nk'umwuga umutunze. Ku mwanya wa 7 w'ibyamamare Nyarwanda bikurwa n'igitsina gore turasanga DJ Toxic. Ni umwe mu ba DJ bakomeye hano mu Rwanda, abanyarwandakazi benshi bamukundira uburyo ateye ndetse n'isura ye muri rusange. Uyu musore ugeze kubwira ikinyamakuru igiye ko ababyeyi be batandukanye akiri uruhinja, akomoka kuri se w'Umushinwa nawe nyina akaba umunyarwanda. Nubwo umubyeyi wese cyangwa se umubyara yamusize akiri umwana, niyongeye no gusubiza amaso inyuma, DJ Toxic avuga ko yamaze kumubabarira kandi ko batangiye urugendo rushya. Uyu musore kandi nubwo ari muto mu myaka, ni umubyeyi w'abana babiri, bari mu umwe w'imyaka 5 yabyaranye n'umunyamideri Sasha Kate, akaza n'undi uherutse kuvuka yabyaranye n'umukobwa baherutse kurushinga. Ku mwanya wa 6 w'ibyamamare Nyarwanda bikundwa n'igitsina gore cyane kurusha ibindi turasanga Israel Mbonyi. Ibyo koko ari abakobwa benshi bakunda umuhungu wakoze umubiri cyangwa se unagira swaga, gusa ku rundi ruhande nubwo nawe wasanga ubizi, abakobwa benshi nabwo uzasanga bakunda abahungu cyangwa se abagabo bitonda cyangwa se barenzeho bakanasenga. Kuba rero Mbonyi afite isura nziza, akaririmba neza biherekejwe no kuba ari indirimbo z'Imana, biri mu bituma benshi Abanyarwandakazi bamukunda cyane kurusha abandi. Amazina ye ni Israel Mbonyi Cyambu, akaba umunyarwanda wavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 mu 1992, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yabaye igihe gito dore ko umuryango we wageze mu Rwanda mu 1997. Uyu musore wize iby'imiti no kuvura abantu mu Buhinde, ariko akabikoresha rimwe gusa mu ndege avura umuntu wari ugira
byagiriyemo ikibazo niwe dusanga ku mwanya wa gatandatu w'ibyamamare nyarwanda bikundwa n'igitsina gore kurusha ibindi. Ku mwanya wa gatanu w'ibyamamare nyarwanda bikundwa n'igitsina gore kurusha ibindi turasanga Mukunzi Yannick. Ubwo yabazwaga ku kuba akundwa n'abakobwa benshi, uyu mugabo yemeje ko hari benshi bamwohereza ubutumwa bamubwira ko abanyura nubwo afite umugore babyaranye. Icyo gihe Yannick yagize ati nibyo ndabizi ko abakobwa bankunda kuko hari abajya babinyandikira ariko sinjya mbitaho kubera ko mfite uwo dukundana kandi mpoza ku mutima. Mukunzi Yannick yavuze ko umubare munini wamubwira ko bamukunda akeka ko babiterwa no kuba ari umukinnyi mwiza mu kibuga. Abakobwa barimo abakurikiranira hafi ruhago bakunze kugaragara haba mu kibuga ndetse no mu bindi bice baganjwe n'amarangamutima yo kubona Mukunzi Yannick, ndetse hakaba nawe yagiye yitabazwa kugira ngo abafashe kugarura umutima wabo mu gitereko. Mukunzi Yannick yavutse ku itariki 2 Ukwakira mu 1995. Uyu mugabo udafite umuntu umwe mu muryango akomoraho impano yo gukina ruhago ajya gutangira ibya ruhago, yavuze ko atagiye gukina umupira akiri umwana muto aho bakinaga mu mihanda y'Ibujumbura. Mukunzi nterekeye aho ngaho rero kuko yageze mu Rwanda mu mwaka wa 2009 maze akomeza kugaragaza impano ye ku buryo bukomeye, ndetse nyuma aza no kujya gukinira akademi ya APR FC. Yannick Mukunzi utajya uhwema gushimira ikipe ya APR FC yamuzamura izina ndetse utibagiwe n'igikundiro cye mu kibuga, niyo dusanga ku mwanya wa gatanu w'ibyamamare nyarwanda bikundwa n'abakobwa kurusha ibindi. Ku mwanya wa kane w'ibyamamare nyarwanda bikurura igitsina gore turasanga Andi Bumuntu. Uretse kuba afite isura na taye byiza, uyu musore ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakundwa n'igitsina gore ahanini bitewe n'ijwi rye rinini ryiza kandi ryohera ugutwi. Iri ngiri niryo rituma benshi mu banyarwandakazi batajya bahaga kumwumva mu matwi yabo, aho usanga umubare munini w'abakobwa mu ndirimbo nyarwanda batunze indirimbo za Andi Bumuntu zitabura. Ubusanzwe Andi Bumuntu yitwa Kayigi Andic Fred. Indirimbo nyinshi zuzasanga zisamirwa hejuru y'igitsina gore gikurikira amagambo barimo uburyo aziririmbamo n'ijwi rituje ricingira abaryumva bakaryoherwa n'injyana y'indirimbo. Bumuntu igeze gutangaza yuko yatangiye kwiyumva by'umuziki afite imyaka 11. Icyo gihe ngo yiganaga indirimbo z'abandi, gusa muri 2012 aza kujya mu itsinda ry'abarimbi n'abacuranzi cyangwa se band. Ni itsinda bigishanyaga gucuranga no kuririmba. Ni nawe kandi yandika indirimbo ye ya mbere yitwa Ndashaje. Iyo ndirimbo Ndashaje yaraje irakundwa maze ikundwa n'abatari bake. Kuva ubwo ngo nibwo Andi Bumuntu yahise yinjira mu muziki mu buryo bw'umwuga. Uretse kuririmba kandi Andi Bumuntu afite n'impano yo gukina ikinamico, filime ndetse no kubyina. Uyu mugabo aherutse gutangaza ko impano ze zimutunze nubwo umusaruro utari waba mwinshi. Mugisha Ben uzwi ku izina rya The Ben, umusore ukundwa n'abakobwa bitewe n'imiterere ye, isura ye ndetse n'ijwi rye yumvikanisha mu miririmbire ye, niyo dusanga ku mwanya wa gatatu w'ibyamamare nyarwanda bikundwa n'igitsina gore. The Ben wavutse ku itariki ya 9 Mutarama mu 1948. Yavukiye i Kampala muri Uganda, ni mwene Jean Bonimpa ndetse na Esther Mbabazi. The Ben kandi ni umuhanzi nyarwanda urimba injyana ya R&B na pop. Ni wa kabiri mu muryango w'abana batandatu barimo nka Dani nawe wigeze kuba umuhanzi ariko ntamenyekane, akaza Inos ndetse na Green P uyu wamamaye mu itsinda rya Tuff Gang. The Ben wakuriye muri korali maze akaza kujya mu ndirimbo z'isi bikamuhira. Indirimbo yamenyekanyeho cyane ni Amaso ku Maso. Iyi ndirimbo yasohoye muri 2008. Nyuma y'indirimbo hari n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye asohora maze zituma akomeza kugenda amenyekana, izo zirimo nka Sibeza ari kumwe na Tom Cruise ndetse na Mbwira. Uyu musore uri mu rukundo kugeza ubu ngubu na Pamela Uwikeza, niwe dusanga ku mwanya wa gatatu w'ibyamamare nyarwanda bikundwa n'igitsina gore kurusha ibindi. Ku mwanya wa kabiri w'ibyamamare nyarwanda bikururwa n'igitsina gore turasanga Rwanda. Uyu nguyu wanabaye rudasumbwa wa Afrika cyangwa se Mr Africa 2017. Uyu munyamideli uri mu bambere bakomeye hano mu Rwanda bigendeye kuko bare witwaye ibihembo byinshi mu kwimurika, niwe dusanga ku mwanya wa kabiri w'ibyamamare bikururwa n'abanyarwandakazi, aho benshi bamukundira taye yubakitse, itseko ndetse n'uburyo yambara, cyane cyane ko nta nakabuza nyine ari umunyamideli. Rwanda yemera ko kugira ngo abantu benshi bamumenye byagizwemo uruhare na Instagram guhera muri 2015. Yigeze gutangaza ko yaruhutse ngo abari muri gym cyangwa se ari kubyina byabyanze akajya kwikina basketball. Uku gukora umubiri we rero bigatuma agaragara neza, ni kimwe mu by'abanyarwandakazi bamukundira. Ku mwanya wa mbere w'ibyamamare nyarwanda bikurura igitsina gore turasanga Ngabo Medal. Nubwo mu gitaramo cya East African Party cyabaye tariki ya mbere Mutarama 2019 media hamirije abanyarwanda muri rusange, ariko bari mu mubare munini w'abanyarwandakazi. Iby'umukobwa bakundana Mimi uyu ngo yarutse no gutera ivi. Ibi ntago byatumye abanyarwandakazi bamuvaho, cyane ko no kugeza kuri ino saha abakimukunda ahubwo bakomeza kwiyongera. Ngabo Medal wihaye akabyino kamidi nk'umunyamuziki, nubwo yavukiye Bujumbura mu Burundi tariki ya mbere Kanama 1949, ni umuhanzi nyarwanda umaze kubaka izina mu buryo bukomeye ukora mu njyana R&B ndetse na pop.
Meddy watangiye kwamara mu ndirimbo nka Igipimo, Ungirira Ubuntu, Akaramata ndetse n'izindi, ni mwene Sindayihebura Alphonse ndetse na Cyabukombe Alphonsine, akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu 2 n'abakobwa 2. Uyu musore wakuranye inzozi zo kuzaba umuteramakofe ukomeye, ni umuhanzi w'indirimbo zikora ku mitima ya benshi, cyane cyane abanyantege nke mu gukurwa n'amagambo y'urukundo, aho usanga umubare munini ari igitsinagore benshi bamukundira taye nziza, inseko ye, uko areshya ndetse n'ijwi rye. Ndagushimiye cyane iyo twanye muri iki kiganiro, nkwibutsa yuko uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi wabidusigira muri comment, ndetse nibagirwe no kanda subscribe niba utarabikora. Nitwa Ni Kwingabiye.